Tujye kwakira umunyarwenya witwa Lucky Baby. Nakana ka Lucky Fire. Ladies and gentlemen, put your hands together for Lucky Baby. Murakoze, nitwa Lucky Baby. Nanjye hano hari ibintu narenje kuhavuga bikeya. Ako man, abantu bafite nyine abasista mudufashe. Hari uburyo nyine abasista iyo mama wabo yabaguriye nk'agakanzu, udukweto, babishira nyine bakabisharinga ku babesto babo. Ibyo bintu rero kwa ko hatangiye kujya haboneka abakecuru bitwa ba Keti, abakecuru bitwa ba Keza. Mani icyo gihe umukecuru abona ifoto akayimentioninga avuga ngo dore umukenyero wa ngako kari agasurujipa gahoramo. Murakoze, yewe nitwa Lucky Baby. Nyine mvuka ku itariki 14 z'ukwa kabiri. Abantu baba bafite umurengwe. Uwo munsi nyine papi yakomanze aba ari daddy. Hako hanyuraho icyumweru akabasyo. Urumva nyine mvuka kuri Saint-Valentin muri make. Ari umwaka nyine wageze mbura umuntu ma gift nimwe, mbura n'umuntu postinga man. Ako nari mfite igisheri kibi. Icyo gisheri cya mwana yari mubi bigaragara. No, yari igikara yakambara akamini. Bakambwira ngo sheri wayambaye agakora k'umukara keza. Urumva? Reka tugere ku kazi yakoraga rero. Yishyuzaga wese zo muri gare. Noneho yubahirizaga inshinga igira ngo nyine umuntu atanga uko yifite. Nari nabuze umuntu nampostinga, ngiye kwizanira umugati muri gare, ambwira ngo shingwe no mubwire nyine. Ndagenda. Arambwira ati subizi ko umuntu atanga uko yifite se. Ngo nanjye urabona ni gutya mpagaze. Ngo genda winjire mu bikore. Nanjye naragenda bikora wa. Gusa icyo kigifti kirarenze. Nyine ari ukuntu nyine kuri birthday y'umuntu bamubwira ngo ongera ukate kuri cake kurye. Nanjye yajyaga ambwira ongera winjire muri. Urumva? Ibintu bikomeza gutyo biranga. Murakoze, nitwa Lucky Baby. Mujya mubona uburyo. Reka dusikame. Kuri Simbi nyine hanyuraho ibiganiro by'abantu bababaje bafite agahinda. Mu by'ukuri ubona ko bibabaje nyine tu. Akura Musani nawe Sabe nyine Sabiyusi ajya nyine abura abakira bikaba ngombwa kajya kubashaka nyine tu. Noneho nigize kumubona arimo arashaka abakiriya. Afata phone. Yesa. Ni Kararisa tuvugana. Umugabo nagaheruka kugutimbagura ngo uze dukora ikiganiro.
wa mugore yabonye urubyaro, ndazibambwa nzerekezayo noneho. Okay, ngareba muri iyo midugudu nshakira akana kamaze kubura nyina muri ino minsi, kaze twikoreye ikiganiro. Murakoze, nitwa Lucky Baby. Gusa mujya mubona uburyo ikinyarwanda gifitemo discipline nyine tu, sibyo? Hari uburyo bavuga ibintu ukabyumva uko biri nyine tu. Urugero nko mu makwe, iyo padiri arimo arasezeranya abantu, aravuga ati Karoli wemerewe gusoma umugeni wawe, urabyemerewe. Bro, reka ugere mu baturanyi rero, nta kinyabupfura bagira tu. Gusa sinjye ubaha amanota, ukajya kumva Jokebedi, uko poa ndani ya moyo wako. Okay, sasa hivi kamata tunywe kwa mwanamke wako. Nitwa Lucky Baby. Kabukinga hongera inyana ubwatsi, kabukinga